aho wankuye hari habi cyane kuko imigambi yawe nawayirogoya taburika igenza reka tukuririmbe imirimo yawe benshi irabatangaza aho binaniranye kandi bafite ibibazo iyo uhageze impundu zirahataha abantu muziranye nyuraho tuziranye mu mudugudu mvuka wabyitwaye mute kutabasuhuza ndagenda bwa mbere mpura n'umugabo uvuye kurangura ikigari turahuye ashaka kundamutsa mu mudugudu mu muryango nari nyina wabo ndi mukase wabo ndagenda ngiye kumugeraho ndamukwepangana nkwarugu arandeba aravuga ngo vesti Yes, turabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe mwebwe badukurikiye kuri Mutima Official turabakunda kandi turabishimiye reka twongere tubabwire ngo haracari ibyiringiro yuko igiti catemwe cakongera kigashibuka abatameze neza mwihangane kandi mwumve ko Imana bafiteho umugambi muremure yongeye kuza gutegura ibyiza ku buzima bwanyu turagarutse kuri Mutima Official kugira ngo tubabwire ngo mukomeze gukora subscribe abayikoze turabashimiye n'abatarabayikora namwe mwihutire kuyikora kuko kuyikora kuri Mutima Official n'umugisha tubararikira ibiganiro rero tugiye gukurikira muri uyu mwanya kandi mwumve ko Imana bakunda bikurikirane ukore subscribe share na comment tubwire uko bimeze ahandi Imana baho umugisha turabakunda amen yego banzu dusengere kadusenga Imana Mana yacu Mana nziza Mana ikomeye Mana twitaho Mana ifite ubutwari n'ubushobozi daturi mu gihugu cyawe cyo mu ijuru aya masaha turaguhamagaye ngo urukubane natwe daturi mu gihugu cyawe cyo mu ijuru Mana data wa twese mu ijuru tuzi kuri Imana ivuga bikawa tegeka bigakomera ayi mukunzi mwiza wasezeranye ijuru igisambo ukunda umunyabyaha ukanga icyaha n'ukuri ni nayo mpamvu tuguhamagaye nyagora ku ngoma we kugira ngo uzutubere ku rugamba uzuturwanire iburyo n'ibumoso abagabo barwanire nyakuwe Imana abadamu barwanire igiti cy'inganzamarumbu urubyiruko rwawe no minsi urwanirire ayi data uri mu gihugu cyacu mu ijuru n'ukuri Uwiteka nyiringabo Imana n'ukuri ndakwinginze kugira ngo ugire aho wadukura naho wadushyira utwereke ubwugamo bwawe n'ukuri utwereke ukuboko kwawe kw'iburyo uturinde kuvangavanga nyiringabo ahubwo uduhe umutekano data uduhe kugendera muri wowe nyakubahwa uduhe gukora ibigutunganiye mu izina ryawe Yesu Kristo turashaka gukora icyiza ikibi kikadutanga imbere ariko ngwino udutsindishirize udutsindire urugamba nyiringabo umuririmbyi yaravuze ngo urugamba rurakomeye ngo data ntube kure yanjye nanjye ndi kukubwira ngo ntube kure yanjye mungeri mwiza data wa twese ngwino ubane natwe muri iyi minsi ngwino ushinga imizi mu mitima yacu ngwino wimemere ibitugenza n'ukuri izina ry'Imana rizahabwa icyubahiro uri Imana yacu ufite imbaraga ufite ubutwari ufite ubutsinzi data wa twese ndabizi neza ntagusabye umugati ngo umuhibuye nyagora ku ngoma ntagusabye ifi ngo umuhe inzoka byiringiro bizima nta n'uwagusabye umugati ngo umuhibuye niyo mpamvu tuguhamagaye ndahamagara imbaraga zawe mvajuru ndahamagara mwuka wera ndahamagara imbaraga zawe zikora ndahamagara igiti cy'inganzamarumbu uru kubane natwe nyiringabo uru kudukubitira abazimu ba karande bo mu miryango urukudukubitira igisekuru kitagira umumaro urukudwana n'ibiturwanya nyiringabo urukuhiga ibiduhiga nyagora ku ngoma urukutugira neza kuko ndabizi ugira neza bugaca bukira uhinduraga ibyanze guhinduka ukavugurura ibitavuguruye data wa twese ngaho ngwino ubane natwe rero ngwino ushinga imizirata nyiringabo ngwino dukubitira inzoka na sikoropiyo ngwino tugaburire kuko uri Uwiteka ngwino twubakire udushigikire ndasengera ingo za ino minsi Uwiteka ngwino duhagarareho uhagarare mu macumbi yacu uhagarare ku rubyaro rwacu Mana data wa twese nyiringabo nakubwiye ngo mwami wanje ube hafi ntunsige wite nzagushima nzakuratira abatakuzi nzakuvuga ibigwimbizi neza iyo winaniranye bafite ibibazo iyo wageze impundu zirahataha reka mu bazavuza impundu Vestina mbemo reka mu bazakubita agatwenge Vestina mbemo Uwiteka na konkoro dazabemo mu izina ryawe Yesu Kristo reka uzatwereka igikwiye nyiringabo muri iyi minsi turi gusengera igikwiriye mu izina ryawe ryera rifite imbaraga reka ururu kubane natwe reka udukomereze amaboko Mana
reka amaso atatubona ntakatubone, reka amatwi atatwumva ntakatwumve, reka uzaturinde rata nyiringabo, reka uzaturinde iburyo n'ibumoso, reka uzaturinde amaza n'amaza, reka uzaturinde umuyaga w'ishuheri. Nsengera ibi biganiro tugiye gukorera ahantu, iki kiganiro kitwubake Mana data wa twese, kize gisenye ubununga buri mu mitima yacu. Ndasenze nsengera abadukurikiye, Uwiteka nyiringabo Imana, nsengera ibihugu byose bitandukanye, Uwiteka abadukurikiye bose, reka iki kiganiro tugiye gukorera ahantu buri wese kigiraho cyamukura naho cyamushyira, buri wese kimubera ubwugamo. Uwiteka we tuzagushima. Mana nongeye gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka ugihagararaho nk'Imana, reka ukibundikiza amoya yawe, reka ugikomereze amaboko, reka ukirinde indwara z'ibyorezo, reka ukirinde amaza n'amaza, reka ukirinde umuyaga w'ishuheri, reka ukirinde amapepo y'umwanzi. Uwiteka we nsengera abayobozi b'igihugu cyacu cy'u Rwanda, reka Mana natwe duhagarareho nabo bahagarareho nyiringabo, mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana ishobora byose, ndabasengeye ngo bashyire mu mugongo wawe data wa twese wo mu ijuru, uva ku muto kugera ku mukuru. Nsengeye umuyobozi wacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, Mana reka umuhagarareho, reka umutwikize umutaka wawe Yesu, reka umusakaze ihema ryawe ry'icuma kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana data wa twese wo mu ijuru, nsengeye n'igihugu cy'abaturanyi, hariyo abacu ni ukuri nyiringabo, ni benshi cyane nyiringabo Imana, reka nawe ubarinde, reka nawe ubarengere, reka amavi yabo ntagasukume kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mana data wa twese nyiringabo, nsengeye ni ukuri ubwoko butandukanye data, abapfakazi n'imfubyi babandi babuze kivurira. Mana data wa twese, ababuze icyo kurya ubarengere, ubahahire kuko ni wowe mugabo bafite, imfubyi ni wowe papa bafite, icyubahiro kizaba icyawe data wa twese. Nsengeye abarwayi bari mu bitaro, reka nawe ubahore nyiringabo, cyane abarwaye mu nda, abarwaye kanseri, abarwaye imivuduko, abarwaye indwara zanze gukira, abo bose turabasengeye. Mana data wa twese, abarwayi zo mu mutwe rwose ugenda ubatera urushinge rwawe. Mana data nyiringabo Imana, ni ukuri genda ubagirire neza kuko ubizi neza nyiringabo, ugira neza bugacya bukira. Sinava imbere yawe nyiringabo ntasengeye ababyeyi babuze urubyaro, urabizi umubyeyi aberwa no guheka, yenda ubakomereze amaboko nyiringabo, bahereza abana ni ukuri, ubahekuze amaboko ubahekesha abana kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Nsengeye ni ukuri amago ganze gukomera, Mana ngwino uyakomeze, amago yasenyutse wongere uyubake data wa twese. Hari benshi bari gusaba diburusi, ariko turazihagaritse mu zina rya Yesu, dukujeho diburusi muri aka kanya, aya masaha tuzikujeho, ahubwo bahuba ubumwe n'ubwiyunge, ubaye gukundana data. Mana data wa twese, buri mugabo n'umugore we data, ubaye urukundo rudashira, uzabubakira amago gakomere kugira ngo izina ryawe rishimwe. Uri Imana yacu, nasengera akagagahe data, reka utwubakire udushyigikire kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Abadukurikiye rata nyiringabo, urabizi nabo bafite ibibazo, bakureho ibibazo mwami. Dayimoni w'ibibazo turamutwitse, dayimoni wo kwishushanya turamutwitse mu zina rya Yesu. Dayimoni ubabazanya abagore n'abagabo turamutwitse, dayimoni ushamiranye umuhungu na se turamutwitse, dayimoni ushamiranye umukobwa na nyina turamutwitse. Uwiteka nyiringabo, nabasengeraga rwose ngo utange umutekano nyiringabo, buri wese wadukurikiye hakura ibyishimo, hakura umunezero. Wite twaje kububaka no kubashyigikira kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Data ntabwo ngo utotesheje amagambo, gusa nakwerekaga ikiganiro kigiye gukorerwa ahantu mu rw'itongo nyiringabo, kigira abacubaka rata nyiringabo Imana, gisenya ubununga buri mu mitima yacu kugira ngo uhimbazwe. Urakoze kubyumvise, ni mu zina ryawe Yesu, amen. Amen. Vestine, Karame, Imana yaguha ubutumwa bw'umuntu utazi, irabumpaga ukaba uryamye gutya, cyangwa se ntabwo nzi igihe iba bikwerekeye, Yego. ikagushushanyiriza umuntu ikakubwira iti uyu muntu ni urugero ari i Kigali, yego, ugomba kuzagenda ukamubwira ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi. Byigeze bikubaho ngo udusangize ayo makuru? byambayeho. Byagenze ute? Byambayeho, ntabwo wenda navuga ngo yari ari uw'i Kigali. Yego, njye ni urugero nari ntanze. Yego,
byambayeho ariko nawe ari mu Kinyababa ni kuri yego undi nawe ari mu Buganda atari Buganda bwa kure ariko nawe hatiye akanya ni kuri Imana iraza imunyereka ishusho yego iramuntu mirambwira ngo dore afite urubanza kandi urubanza rumuhagurukiye baraburaneje baraburana nk'ejo njeyo nk'ugumunsi yego iti genda ariko Imana yatirakomeye kandi iraruhije irambwira ngo ngende ntari kuramukanya. Haleluya ari amen ngo ugenda ari uramutsa kandi ahantu nanyuraga abenshi bose baranze yego ndavuga ntuwite warankoresheje ariko uyu munsi wo birananiye yego ubwo ndava ntari kuramukanya ngende nyure mu mugera ntari kuramukanya ariyo mvuka nawe umpaye ihurizo rikomeye ntarashobora irambwira ngo genda utari kuramukanya ni maburu uraramutsa reka muvuge kuko nawe abitangaga mu buhari yego yakubwiye izina tumuntu yitwaye Mabure gutya na gutya utamuzi nje ntamuzi iwe ntahazi ariko irambwira ngo genda umubwire ngo ejo urubanza ufite urarutsinze mu zina rya Yesu amen ndagenda ndavuga nti ndagiye ariko Mana koko ntabwo ndaramukanya irambwira ngo ntabwo uraramukanya uwo munsi rero yari yambwiye ngo nkimara kuva kwa Mabure inyereka umugabo oya ntabwo urarangiza neza warabishoboye koko uragenda abantu muziranye nyuraho tuziranye mu mudugudu mvuka wabyitwaye mute kutabasuhuza ndagenda bwa mbere mpura n'umugabo uvuye kurangura ikigari turahuye ashaka kundamutsa mu mudugudu mu muryango nari nyina wabo ndi mukase wabo ndagenda ngiye kumugeraho ndamukwepangana nkwarugu yego arandeba aravuga ngo Vesti peki nawe kugira ngo uje kungeraho utarame wigireyo abari ko akubwiye umusubiza ngo ndamusubiza ngo mwana wa mama ubwo niko byabaye ubwo umunsi ntabwo ndi kuramukanya arahagarara atura ikidomora arambwira ngo ko kuburagiye utansuhuje ntabwo nabyemera ubwo umwaka ahantu nawe ukirira ndamubwira ukirangura ibigage ntabwo baguhaye byari bu ntabwo wanyoye ngo nanyoye umwaka wawikuyeho ahubwo komeza ugende Imana iragukorera n'ibindi ariko nje ntabwo ndi kuramukanya ndagenda nkagera ku bantu iyo hose ku mugu bose baranze bambona kubwo benshi mbasengeraga Vesti nagarara nkubwire bya bindi wambwiye byarabaye nkamubwira muvandimwe urambwira ngarutse Imana ishimwe yarakoze kubikora oya Vesti nagarara ngusuhuze nkabwira ni oya ndi kwihuta nkiruka nkagenda nagezeho mbonye ngeze mu gasantire ko barandamutsa pe ndagenda mishaka bako ndavuga ngo navunitse uwaje kunkora nkamubwira ngo navunitse ndavuga ngo navunitse bakavuga bati woya reka turebe we ukuntu wavunitse ngo Imana yemeye kuvunika n'ukuntu dusengeraga ntibigomba kubaho nanje nkaje ndatanga ubuhamya muraje murahora murashima nje mbura ibyo nshima nanje yabonye kiramvuna ukuboko yarangiza kukuvuna nkabona amashimwe haleluya ndakomeza ndagenda ngira Imana mbangeze ahantu ho kurira umusozi kwa rukurira umusozi nukurira umusozi nkongera nkawumanuka ndahageze none nsanga nabona sengeye gusa uwambana wese Vestina muraho yego kankukoreho niwe yandi kwihuta nkagenda ngo ubusimana Vesi yanganye ryari ntabwo nakwanza ariko ndagarutse ndakomeza nagiye kugera mu rugo rwiwe nsanga agiye kwahira kandi nayo nazindutse 11:00 nsanga agiye kwahira nsanze agiye kwahira rero umudamu araza ubwo nkigerayo muraho yego abantu bagiye umudamu wabari usohoka kuko naragendaga naje kuyo bikambwira ngo nyura ngo nyura niyo mpamvu nkubwiraga ngo Imana itari gukora sinzayisenga narayibazaga ngo none Mana ninyoba baraguseka ikambwira ngo je imbere tugende turagenda twaje nagiye kugera rero umudamu wabari usohoka mbere mu nzu amaze gusohoka agize ngo amobere niwe ya ntabwo moberanaga ati simu mukono niwe ya ntabwo ndamukanya ndamwangira nyine habasohotse mushiki we bari imfubyi ari babiri umushiki warasohotse arasohotse ngaje kundamutsa ntiwoya
ntabwo ndamukanya ahubwo wambabarira ukandangira mabure arambwira ngo mabure niwe uri gushaka ngingo muziranye hehe ndamubwira ni hari ahantu tuziranye ngo none si ngo ni mabure uraramutsa gusa kuki tutari kuturamutsa ninje nshaka mabure ngo ubwo suranga umugore wa mabure wange mushiki wa mabure ukunde mabure ninje nkunda mabure bati ibyo ntibyumvikana nimwambabarira mukanshakira mabure nuko umukobwa abarahamagaye kuri telefoni ngo garuka hari umudamu uri kugushaka ariko yatuyobeye ngo niba ari umuteka mutwe ngo twe yatuyobeye nuko ndamubwira rekeraho kunshira urubanza itonde genza gacyari kunyerera ni muvandi genza gacyari kunyerera arambwira ngo hari kunyerezwa n'icyari imvura yaguye ni hari kunyerera aracece kaja mu nzu mabura kanya kari guhumbya baratungutse araza muganga yakambye kubera ko bari bamubwiye yuko hari nashobora kuba ndi umuteka mutwe nanje ndagenda ndamusanganira ndamusuhuza ndamuhobera amuhobera atishimye neza ndamubwira ngo umvuka Imana yantumye yambwiye ko ufitanye urubanza na banyogosenge ariko uyu munsi Imana irambwiye ngira gutabaye ntabwo dukunda kubivuga ariko we yarambwiye atuje urabivuga kuko nanje mbitangaga ubuhamya mu rusengero mu gaturika yatanze ubuhamya mu baporosa agiye kubamo umushyitsi yatanze ubuhamya ntabwo ari ibyo guhisha kuko byabaye kumugaragara izuba riva ku manywa nuko rata ndamubwira ngo data yambwiye ko akuburaniye urubanza abari baguhagurukiye bose bakozwe n'isoni abantu bose bari bagiye kukwanga ariko data guhaye inshuti z'umugisha ariko urubanza urarutsinze arambwira ateo aratangiye arankunze na wa mugore waratangiye arasetsa arankunze ngo urubanza rurahari rurabesha ni rero murarutsinda aravuga ngo icara rero ngo aragakoma duhishiye niwe yandi kugenda arangumyagumya ngo nica niwe yandi kugenda agize ngo amerekeze niwe yandi kubasha ndagenda kuko Imana yari yambwiye ngo ukimara kuhava urahita uja kureba undi mu Buganda kandi yabuze urubyaro ibyo byose yabimariye mu bacuni ariko agiye gutwara inda hari mu kwezi kwa kabiri turagenda ubwo mvuye kwa mabure ndagenda mabure nkurikiza amafaranga 1000 atenda uzayanywa ubushera ni woya ntabwo ari amafaranga ganzanye wavuye kwa mabure mu Kinyababa uhita ukomereza ko Uganda bitankomereza ko Uganda nurira umusozi wa Bugamba ni muremure ndagurira ndawumanuka ngera hasi ndagenda nkagenda ngeza ahitwa mu mbura amazi nkavuga ngo Mana ndanyurahe Mana ndanyurahe Imana irambwira ngo nyura hangaha ndakwereka turagenda ndagenda nje nayo turagenda tugeza ahantu hitwa kwiserera irambwira ngo cama ngo nyura ndacama ndahanyura ndagenda mu rembo ndagenda ngezeho nsanga umugore n'umugabo baricaye nsanze umugore n'umugabo bicaye nuko maze ndavuga nti mwaramutse ngo yego bwari buri kuba nka saa 3 z'amanywa ngo mwaramutse yego ngo none ngo mumeze mute ngo turaho ngo ko tutari kukumenya ntimuramenya banzanira intebe ndicara nkimara kwicara ubwo nabaramukije nkimara kwicara ndababwira ngo umva uko data ambwiye data yambwiye ngo mugiye kubyara umwana w'umuhungu muzamwite Yakobo umugore ahitarira amaze kurira ubwo ndamubwira ntireka kurira kuko data yambwiye ngo mu minsi 3 uraba umaze kubona ukuboko kwe mu minsi 3 uraba umaze kugira kera mu nda data nuko yantumye ubundi bwo nasohozaga ubutumwa nta kindi ntacyo ndaguha ariko nkuzaniye ubutumwa bw'umwana witwa Yakobo w'umuhungu nuko ndagenda ati wo yaguma hano nteke urye niwe yandi kubasha ndi kugenda icyo nari mpfa nugusohoza ubutumwa ati si wanyuniye ni wacu niriya mu Rwanda ahitwa kwirebera inyagasozi yo hirya nyine ati si niweho bitaga Vesi ko hari abagore biwacu bavuga ngo bagiye kwa Vesi hari abari weho Vesi numvaga wo mu Rwanda ninje Vestina wo mu Rwanda numvaga ngo nje nagiraga n'umugore ushaje niho ya n'ubundi ndashaje icyo gihe hamaze igihe umwana ari nko mu myaka 10 ntabwo nagakuze gutya ndamubwira ni n'ubundi ndashaje ngo ntabwo narinzi kariweho ngo ariko Mana we ngo ubu koko kubera Imana ihagurukije umuntu kuvuye kuri ngo ngiye kubyara Mana umugabo aravuga ngo ugiye kubyara se ugiye kubyara iki inka yanje yapfuye ubusa imirimo yanje itapfa ubusa urabyara uyu nguyu upfuye kuvuga ndamubwira ni cyo mfa cyo
agiye kubyara umwana w'umuhungu. Yego. Kandi reka nkubwire ikimenyetso cy'Imana imbwiye. Ugiye kubyara umwana w'umuhungu, ntacyo kuzabyara undi muhungu, ntacyo kuzabyara undi muhungu, umukobwa azaba uwa kane. Yego. Niko byagenze. Ndaza ndataha, hamaze nk'ibyumweru bitatu mbona umugore yaje ari kubaririza. Araza arambwira ngo ngo mukozi w'Imana, Imana iguha umugisha, ngo umenze ubwo munsi nararaye ntwaye, ngo ubu nta biryo ndi kurya, ngo byose ibiryo by'isi yose byananiye. Ndamubwira ngo reka uhugwe, icyo uraje urumva umutima uguye hari icyo uzarya. Umugore yirirwa hano, byageze ku mugoroba ndamuherekeza, mwagiye kumuherekeza aragenda agera mu rugo. Hamaze iminsi n'ubundi ari kumara nk'amezi 3 mbona aragarutse, turi kubona inda atariyo. Ati Imana yagukoresheje iby'ubutwara, ariko se ubu nzabyara muheke. Abacyunyi babara bamariye ibintu. Ndagenda ubwo umukobwa abaho, nanje ndongera nsubiraho njya kumusura. Hamaze iminsi indi biramufasha, arambwira ati ubu ngiye ku bitaro kandi mbyare wahageze. Nanjye sinabuka kuguhamagara. Ati mbyare wahageze, mama ari kure niwe huraba mama. Yego. Mama ari mu mahanga urambera mama, weho n'amabukwe ndaba mafite mama n'amabukwe. Ndagenda ndahaguma, maje kuhaguma nagiye kuhagera ko kanya umwana baravutse. Amaze kuvuka, Yakobo aravuka, ni umuhungu, ni mukuru, ni umwana mwiza w'inzobe munini. Akurikiza undi mwana, bose aba bahungu, abyara umukobwa ari we wa kane. Ubu afite abana 5, ariko muri icyo gihe akurikije aho abana 2 baba 3, abona ububyara umukobwa. Ibyo Imana yarabinkoresheje rwose. Yarabinkoresheje. Umuntu utazi Imana ikakwereka gutya. Yego, ntazi, ntamuzi. Buriya hari n'umukobwa n'ubundi yo yankoresheje aho hantu hitwa muri Sirwaniyo kwa bamutuye Imana. Ntabwo twakamenyanye, namenyekanyijwe nawe n'amaguru yari yararwaye, baramuvuzije yanga gukira, ariko njayo Imana intumyeho ntamuzi, ngenda gucyo ku Mana gusa ari Imana iri kunyereka, ndamusengera akira amaguru. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ni benshi iri kujira koresha. Abo turi kubo ibigutumye utazi, nabazi nkabamenya ruko yakoze ibitangaza. None abaguhamagara bo. Yego. Abahamagaraga bo, reka tuvuge aho tutangiye gukorana ibiganiro, tureke abaza hano, abaguhamagara mutarabonana. Yego. Haraba Imana iceceka ntigire ikikubwira ngo babwire. Nta n'umuntu n'umwe we yari yaceceka ngo imujindirane. Bose ndababwiraga, abantu bose bamaze gukurikira ikiganiro cyane. Nta muntu navugana nawe Imana ntaci inyujijemo cyo kumubwira. Kandi benshi bakambwira bati bya bindi byarabaye. Yego. Irakora. Yakemba nume nkumva bindenze. Irakoraga. Nukuri irakoraga. Festi ibi birahagije. Nukuri. Ibi birahagije, nundi hari abandi bagutegereje kugira ngo ubasenge. Nukuri. Ndikumva niba ntaryo tukuniganye, nge kubwanjye twasoreza hape. Reka ndirimba kakaririmba. Yego. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, kuko imigambi yawe nawayirogoya. Taburika igenza reka tukuririmbe, imirimo yawe benshi irabatangaza, aho binaniranye kandi bafite ibibazo, iyo uhageze impundu zirahataha. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe nawayirogoya. Giti cy'inganzamarumbu Yesu urakomeye cyane, imbuto wera zembura bazishonje, abana bawe twese turagushaka, uko ni wowe nkingi twegamiyeho. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya. Nzakuririmbira ngifite ubugingo, nzagukorera Mana ngifite uburyo, aho wankuye hari habi cyane, uko imigambi yawe ntawayirogoya.
ako karirimbo nako karamfashaga ariko reka ndirimbe n'aka kari nta kuniga kibazo pe akanwa kanje iyo mvuze niyo kaba gashaka kuvuga nuko banegereje ari benshi aka karirimbo kari kuvuga ngo Yezu mwiza uhorana impuhwe wowe wagumye kumpamagara nkakuninira none impuhwe zawe zirankomanze none ndaje unyihera ingabire zawe nkwari ugushaka kwawe uwemeye murajyana uguhakaniye uragenda ariko impuhwe zawe ntizisibangana uhamagara bushya kubatuma kubaho Yezu mwiza uhorana impuhwe wowe wagumye kumpamagara nkakuninira none impuhwe zawe zirankomanze none ndaje unyihera ingabire zawe nkwari ugushaka kwawe uwemeye murajyana uguhakaniye uragenda ariko impuhwe zawe ntizisibangana uhamagara bushya kubatuma kubawe Yezu amen Imana ishimwe nukuri nta kindi nkuniganye dusoze oya ntacyo ntacyo niganye ntuzagaruka nzaca umugani yego kabiri nkundaga n'imigani ntuzagaruka uzasanga niteguye imigani nk'ibiri maze nca imigani burya n'imigani harimo ubuhamya bukomeye cyane burimo nakundaga kuzavuga ngo abantu bagutegereje nabone kubabuza amahirwe ugiye gutanga nimero kugira ngo undi uri kure wifuza kuba mwavugana yaguhamagara ukamufasha gusenga azaguhamagara 078 yego 96 95 94 yego iyo niyo nomero yanjye 078 96 95 94 yego Imana amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha nuko